ba VIP uyu munsi turaza kuganira ubwoko butandukanye bwo investinga mu mazu, hanyuma munakubwire ese wamenya ari ubuhe wajyamwo. Let's go. Nongeye kubasuza ba VIP murakomeye cyane, mageze icyumweru cyiza ndabayambiriye cyane. Uyu munsi rero turaza kuganira ku bwoko butandukanye bwa real estate investing. Abantu benshi bakunze kumbaza cyane cyane abantu bakiri batoya hano muri Amerika no muri Canada baragatsigaye kuri kuvuga ibintu byo kuinvestinga muri real estate, ku bintu byo kubaka amazu. Ese hari ukuntu umuntu yakubaka amazu y'ama office cyangwa se y'ama hoteli nka biriya? So uyu munsi mpamvu navuze ngo reka nkore ikiganiro aho nze kubabwira ubwoko butandukanye bwa real estate bwose bushobora kuba bubaho, kugira ngo urankurikirana umenye utangira upange ese n'ubuhe bwoko bwa real estate shaka gukora bujyanye n'uwundi we cyangwa bujyanye na plans zanjye. Uyu munsi nza kubaganiza hanyuma ndaza no kubaha bonus ku bwoko bwa real estate ugomba kutagura, amakosa utagomba gukora iyo ushaka gukora real estate. Hamara aba VIP mwega muri kile kiganiro bwa mbere uri mu VIP, karibu kuri iyi channel tuganira ibyo kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship. So reka rero dutangire n'ubwoko bwa mbere bwa real estate investing. Ubwoko bwa mbere bwa real estate investing nubwo twita residential real estate cyangwa se investinga mu mazu yo kubamwo. Impamvu ubwoko bwa mbere nkunze gushira ubwoko bwa mbere ari nabwo ngiyewe nkora cyane nukubera yuko abantu iteka ryose bakomeza kuvuka, bakomeza kwiyongera, kandi ubutaka Imana yarengeye ntibukomeze kwiyongera. So no kuvuga ngo rero uko wakubaka inzu kugira ngo uzayubake biratinda cyane. Ishobora gufata amezi atandatu cyane hano muri Amerika, ishobora gufata n'amezi angahe, ariko umuntu ngo avuka buri segonda, kandi tuzi ko kimwe mu gushaka ahuba ni basic human need, ni ikintu twese dukenera. Niyo mpamvu mvuga ko residential real estate ari real estate ya mbere, ubwoko bwa mbere mbona udashobora guhomba ubugiyemo. Muri residential real estate rero harimo icyo twita single family homes, ariyo foto mubona hanga, hakaba na multi family homes, ariyo foto mubona hanga. Ni ukuvuga ngo hakaba rero n'izindi twita vacational rentals, ni ukuvuga ngo amazu ushobora kugura ahantu heza ku mazi ukaba wayarentingisha kuri za Airbnb n'ibindi. Iyi ngiyi rero niyo twita residential real estate. Ubwoko bwa kabiri nubwo twita commercial real estate cyangwa se investinga mu mazu y'ubucuruzi. Aha ngaha niho dushobora gusangamo ibintu nk'ama office space cyangwa se retail space, abantu bacururiza cyangwa se bakorera ama office nko nari mbivuze. Hanyuma se tukavuga ahantu abantu bakorera ama restaurant, hospitality, ahantu bakorera ibintu by'ama hotel, motels cyangwa se student housing, ahantu abanyeshuri baba, ahantu begereye college n'ibindi byose, cyangwa se apartment buildings iyo zibaye nini cyane zikarenga amapartement yo kuzamura, icyo gihe ibyo byose byitwa commercial. So n'ubwo ngo rero commercial ushobora ntabwo navuga yuko ari ahantu heza umuntu wo gutangira, kubera yuko iyo ugitangira muri real estate ubu udafite amafaranga menshi. Izi ngizi zisaba abantu byibuze bafite amafaranga menshi, ko ziri risky ku bantu bagitangira. Ariko ushobora kuvuga uti sege niba nta mafaranga dufite y'ibihumbi 200 mu 300 ngo tubashe gushira down payment ku kintu nk'icyo ngicyo, twagenza gute? Ikintu abantu bakora ibyo bita real estate group. Nuvuga ngo abantu bashobora kwishira hamwe cyangwa se ama companies akishira hamwe, agashira hamwe amafaranga hama bakaba bagura ikintu nk'icyo kinini. Hano muri Amerika no Canada amazu manini government ikoreramo nka za city halls n'iki byose nyinshi buriya na za Patagonia birebye neza usanga kenshi zitari owned na leta, ahubwo na real estate group abantu bishize hamwe hama bakagura nka biriya bakabikodesha kuri leta. So no kuvuga ngo iki ni ikintu ahubwo twebwe abanyafrika tugomba kwibaza. By the way, abanyafrika mushobora ko murandeba muri Canada muri Amerika mwumva ari ikintu mwakora, please muza reaching out to me turebe uko twakushira hamwe twinvestinga mu buildings manini. Hanyuma ubwoko bwa gatatu bwa real estate investing nubwo twita mobile homes. Izi mobile homes abantu baturuka muri Afrika cyane cyane iwacu Rwanda, Burundi, Congo ntabwo tuzizi cyane, ariko izi ni inzu ziba ziri manufactured nkuko muzibona. Ruvuga ngo ni inzu batereka ku modoka hari zikayikurura zikagenda zikayitereka ahantu mufite ikibanza. Izi ngizi icyo zikundira zigura 40, 2 bedroom na salo zikagura 60, 3 bedroom na salo. Nuvuga ngo ni inzu nziza as long as zifite ahantu heza ho kuyitereka, ishobora kuba good investment. Actually one of my
dreams mfite ni ukugira icyo twita a mobile home park. Ni ukuvuga ngo mobile home park nk'uko mubibona hano kuri iyi foto, ni ukuvuga ngo abari land nini ushobora kugura ukaba washiramo mobile homes nka 30 ukahagira quartier yawe hanyuma ukahakodesha abantu. So ni ukuvuga ngo rero ikiza cyabyo kugira ngo uzakore estate nk'ingi y'amazu ugomba kuba ufite miliyoni arenze $100 ariko kugira ngo ukore nka mobile home park miliyoni 2 cyangwa 3 wabikora kandi ukabona $600 ku kwezi kuri buri nzu ugasanga bikunjije amafaranga meza. So this is a thing abantu benshi mushobora gutangira kwibaza, ariko rero kuri mobile homes mugomba kumenya yuko iyo idahagaze ku butaka bwayo nta gaciro bifite. Ikindi nacyo kibi wenda kuri mobile home nuko mobile home uko igenda isaza igenda itagaciro, so kwinjiramo biroroshye ariko kwigurisha rigiye bikomera. So ugomba gutekereza ibyo bintu byose. Ubu nubwo rero nubwo twita industrial real estate. Ubu ngubu nubwo wemvestinga mu bintu nyine byo kubikamo cyangwa se bya production, uvuga ngo tuvuga ahangaha nk'ama warehouse, ama storage facilities cyangwa se ama production facilities cyangwa se ahantu hakorera inganda runaka. Ibi bya industrial ntuza real estate facilities ntabwo ziba zihenze cyane nka commercial, zo amafaranga bari make ariko nta parking ziba zifite, ariko iyo uyibonye ahantu heza nk'ubu ngubu ugenda urashakisha warehouse narayebuze ariko iyo ubonye ahantu heza ishobora kunyuza amafaranga menshi kandi ntisaba amafaranga menshi kuyubaka cyangwa se kuyimaintain kuko bari ikintu gihurutuye, ariko ni ibintu vraiment bishobora kuba a good business model yawe cyangwa se kuri group y'abantu bishize hamwe. Ubundi rero uburyo abenshi barawumenyereye bava mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'iwacu, iyi ni land. So kugura ubutaka nkuko nabivuze ntiwiyongera kuri iyi si uko Imana yaburemye niko buguma bungana. So land ngiye ariko rero nciya mu byo nakwita land flipping cyangwa se go flipping ubutaka. Icyo bivuze ni iki? Ushobora kugenda ukagura ahantu hectare 50, abantu cyane batuye hano muri Amerika no muri Canada ndetse ibingi bikora no mu Rwanda mu Burundi. So ukabugura 50 hectare 50 ariko ntuzigurishe ko ziri, ahubwo ukagenda abari muri Amerika ushobora kujya muri county ukavugana nabo ukabasha kubanza kuzicamo parcelle, ukazicamo ukazisubdividing, ukabicamo ugasihindura nk'ibibanza tuvuge nk'icumi, hanyuma warangiza ukagurisha kimwe wamaze kubikatisha. Ayo ni amafaranga menshi cyane kandi yoroshye. Ariko rero abantu batuye muri Canada no muri Amerika ifo kubanza kuvugana na ntuza zanyu, city offices na county offices zanyu, kuko hari ahantu hamwe na hamwe batakwemera kuba wakatakata ubutaka buri munsi hectare 20, buri munsi ya hectare 50. So no kubanza ukiinforma neza ukabanza kumenya mbere yo kugura ubutaka. Ariko iki ni ikintu gikomeye abantu benshi bakora, kuko ubutaka uko tubizi iteka ryose bwiyongera agaciro. Kandi kiza kindi cy'ubutaka nuko ama restrictions cyangwa se ama guidelines, ama requirements, ibintu bisabwa byinshi yubaka amazu, yubaka developing real estate ntago bisaba ku butaka. Ubutaka usanga basaba ibintu ibintu byoroshye cyane kuba wabona. So iki ni ikintu cyo gutekereza. Hanyuma rero akandi kantu ushaka kurangiza aba VIP noneho ubu ni bwoko bwa gatandatu bwa real estate nubwo twita mixed use. Mixed use ni ngo ahangaha abari real estate house cyangwa se home cyangwa se facility ariko ifite zoning ebyiri. Ni ukuvuga ngo ishobora kuba ifite zoning ya residential ikaba ifite na zoning ya commercial. Ni ukuvuga ngo ikaba yemerewe kuba yakorwamo ibyo bintu uko ari bibiri kandi ari inzu imwe. Nk'urugero ngewe muri iyi nzu aho ntuye mu rugo hafite zoning ebyiri, hafite zoning ya residential ariko hagira zoning ya commercial. Ni ukuvuga ngo shatse ni ukuvuga ngo niko none bipanga ko ngende umuntu ukora ibintu bya business buri munsi mpanga ibintu bya business, narebe ukuntu byibuze ku ruhande rwerekeye garage yanjye ushobora kuhindura ama office hama nkaba nahakorera, hanyuma kuko ndi muri zoning inyemerera kuba nabikora, icyo gihe biba ari good deal. Ni ukuvuga ngo harandi ma buildings aho ngaho mushobora kubona aba VIP ushobora gusanga hejuru harimo nka apartment yo kubamo ariko hasi ari ama office, cyangwa se hasi harimo nka store cyangwa ibiki, hejuru harimo amazu yo kubamo. Iyo ngizo nizo twita mixed use. Ugiye kubanza ukareba neza niba koko city urimo izemerera kuba zifite ibyo byangombwa ari bibiri bya residential na commercial. Iyo abari deal nziza abakikira aba VIP ngoma ko bwenda ndarangiza nuko kuri ibintu bya real estate commercial iteka ryose iratsinda. Commercial naho amafaranga ari, kubera yuko commercial no kwinjiramo bigoye ariko irimo amafaranga. Kora ko muri commercial tugira ikintu cyitwa triple net.
triple net. So triple net ni ikintu usanga donc barakubwira ati umupangayi ariha insurance, akariha amatara n'amashanyarazi n'amazi, akariha tax, ariha ibintu byose. Wowe nuvuga ngo amafaranga guha ya rent yose aba ari gross, yose aba ari net, urayabika k'amafaranga yawe. Niyo mpamvu nkunda iki kintu, so ngo nubwo bigoye kwinjira ariko mwishize hamwe, kandi nkuko nabivuze ababikeneye please reach out to me, tuzaganire turebe ukuntu twakora ikintu hamwe, tugura ibintu binini. Hamara aba VIP ndiho ndarangiza, ushobora kumutse nsegaye izi zose umaze kuvuga ngewe namenya nkuri yihe ntangirira mu yihe. So mfite ibintu bine vuba vuba nshaka kubabwira. Ikintu cya mbere ni experience, ni ufitemo experience. Ikindi kintu cya kabiri navuga ese ni ikihe ni yihe ufitemo umumenta cyangwa se umuntu wakwigiraho. Ngiye nk'urugero nkiza hano muri Amerika natangire kuri residential single family homes nako multi family homes, hanyuma nza kuzivamo njya muri single family homes kuko umumenta nari mfite yakundaga ama single family home, kubera ko ama single family home yaraburaga cyane, yabaye nk'amadolari hano. So bavuga ngo ndavuga nti reka mbijye mukuru yaranyigisha. Hanyuma muri 2018 mbona undi momenta uri muri commercial real estate, so atangira kwinjira commercial real estate, hanyuma none ntangira kujyamo. So ni kuvuga ngo ikintu ugomba kwibaza, uvuga se umomenta mfite cyangwa se nakuru ubumenyi bazi iki. Icyo ni ikindi kintu cya kabiri ugomba kureba. Ikindi kintu cyanyuma ugomba kureba ni capital. So ufite amafaranga ngahe, ufite connections zingahe zakuzanira amafaranga kugira ngo ubashe kumenya iyihe uhitamo. Izo zose ni nziza navuze, ariko ni ukubanza ukiga neza ukamenya iyo ugomba kujyamo. So VIP ndabakunda cyane, ndashango mumbwire muri comment iyo type real estate mwakunze muri zinavuze, iyo mubona mwebwe mushaka investingamo, cyangwa se iyo mufitemo ikibazo mushaka nzabasubiza cyangwa mushaka nzakuraho video irambuye. Hanyuma rero nkarangiza mbabwira aba VIP yuko ngewe ndi real estate coach, business coach n'umu financial coach. Niba ngo ushaka ko tuganira www.gaelkaroba.com booking 15 minutes yawe tuzaganire turebe niba twakorana. Hanyuma ikindi nacyo ntukibagirwe yuko dusohora video buri cyumweru, so ujye dukubita like, hanyuma ukurikirane natwe buri munsi urebe n'ibindi biganiro dufite ku ma Instagram, Facebook ndetse n'aratandukanye. Se dufite na podcast yitwa aba VIP podcast, tuganira amakuru agezweho ya business ndetse na economy, ahantu tuganira ibintu twitonze isaha yose. Niba ngo VIP niba mukunda real estate investing, hari ni video ngiye kubasigira nakoze ivuga ku kuntu ushobora kumenya niba inzu ugiye kugura idashobora guhemba. ROI ndeba sigiye hano, ni muyirebe. Bye bye.